Yago n'umugore we batandukanye, ejo bundi bibarutse umwana basanze umwana atari uwa Yago. Ese ibi bintu koko nibyo cyangwa ni bya bindi bita ngo ni prank? Ndaje tubive muzini muzingo. Banyarwandakazi, murabizi mwese ibivugwa kuri Yago Pondati, ariko uyu munsi bwo rwose byabaye agahomamunwa. Mwese muzi neza ko mu minsi yashize yapostinze agira ati njyewe n'umudamu wanjye cyangwa se umukobwa witwa Teta Krista twamaze kwibaruka, ndetse umwana w'umuhungu, dore ko yamwise ngo Yago 2. Abantu barishimye, abandi bagenda bacinya akadiho, ariko rero ibiri kuvugwa kuri uyu muryango nyuma yo kwibaruka rwose bibaye ari byo, byaba ari agahumamunwa, byaba nakita nkaho ingo z'iyi minsi banyarwandakazi sinzi aho zaba ziri kwerekera, dore ko abenshi mu basesenguzi bagenda bavuga yuko rwose 5% kw'ingo zubatse mu kwezi kumwe bagenda batabana neza, dore ko tugarutse kuri Yago Pondati, murabizi yavuye mu Rwanda bitameze neza, murabizi ibyo yagendaga akurikiranwaho ndetse akagenda bimwe abihakana, dore ko yagiye avugwaho kuba yararyamanye n'abakobwa bagiye batandukanye. Umukobwa witwa Dabiju muramuzi, niwe waje kubisembura byose, ariko nk'uko twagiye tubibona Yago asubiza, yaje agira ati ese koko aba bakobwa ninde wabantumye, ninde wabashyiriyeho amafaranga ngo baba ari njye baharabika njyenyine? Donc murabizi, ariko kuri iyi nshuro bibaye ari byo, iyi nkuru ibaye ivugwa kuri Yago ibaye ariyo, byaba ari agahumamunwa, byaba ari agatereranzamba, dore ko ku mbuga nkoranyambaga urikozaho ugasanga uwitwa Yago Pondati ntabwo agifolowinga umugore we Teta Krista, ukongera ukikoza kuri Instagram y'umugore we nawe ugasanga nawe yakoze unfollow, cyangwa se yamaze nawe kumuboroka, reka mbyite gutyo, cyangwa se yahagaritse kumukurikirana cyangwa se gukurikirana ibikorwa bye. Ariko abagendera hafi y'uyu muryango bo bakagenda bavuga ko rwose nyuma y'uko uyu mugore wa Yago Pondati amaze kwibaruka, kugeza uyu saha, kugeza uyu munota rwose, wowe uri kudukurikirana ntabwo ngo bameranye neza. Wakwibaza ngo ni iki gitumye batamerana neza? Ku makuru turi gukura mu gikari, birimo biragenda bivuga ko ngo Yago yaba yaravumbuye ko umwana ari kurera atari uwe. Banyarwandakazi, ibi bintu bibaye ari byo, sinzi aho twabishakira, sinzi rwose aho byaba biri kwerekeza. Donc nawe byumve, kuba umuntu nta n'ukwezi kuracaho yibarutse, ariko bigahita bitangazwa ko umwana arera ngo yaba atari uwe. Ese koko ibi bintu bibaye ari byo, twabifata gute? Byaba koko Yago nk'uko abivuga yaragambaniwe, cyangwa byaba ari bya bindi nakwita nkaho ngo ni ugutwika, dore ko muri iyi minsi ibyo bintu byeze. Ariko nanone murabizi Yago ntago ibintu by'amapranka ntabwo ari ibye, ibintu by'amapranka Yago ntago ajya bijyamo,
ndetse rwose mumaze no kubimenyera. Reka rero twizere ko ibi bintu byaba atari byo, reka tugire dutya duti Yago ukomeze kumererwa neza ndetse n'urugo rwawe rwose mwubake, mubyare ndetse mugwize n'imitungo, dore ko ari cyo Abanyarwanda baba bifuriza bagenzi babo, burya iyo nta kindi kintu kibyishe inyuma. Reka njyewe nsoreze aha ngaha, ndakomeza nkurikirana iby'iyi nkuru, ariko bibaye ari byo rwose byaba ari agahomamunwa. Ndakwibutsa ngo ukore subscribe, ubundi tujye twibanira mu biganiro byanjye ndetse n'inkuru zicukumbuye.